Ndi umupfubuzi mfubura abantu bagiye igitsina gore deja. Nunga abantu rabapfubura rwose. Man abantu ndabapfubura rwose cyorezo kiri gukora kiri guteza n'ibindi bibazo kuko abapfubuzi byabageze. Icyo birumvikana cyane ko none sisi umukoraho. Yaza kandi cyumwero pfubura abantu bangahe. Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mwese abakurikirana Ibicu TV kuri YouTube. Mukande subscribe, mukande no kuri notification ndetse mudusangize ibitekerezo mu mwanya wa comments, ukande like ndetse usharing ibiganiro n'inkuru zitandukanye tubagezaho kugira ngo uje ubona amakuru yacu uri wa mbere kandi akugereho ku gihe. Nuko rero uyu munsi bumfite umutumirwa n'amatsiko masa guma kuri screen yawe ubundi mwakire ubundi muganirize muraba mwumva ibyo ngiye kuganira nawe. Umutumirwa wanjye rero turi kumwereka muha ikaze hanyuma anatwibwira. Amazina yanjye nitwa Jackson, nkaba ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda, nkaba nkora akazi nyine gasanzwe kari aho ngaho ngiye nkunda. Jackson uko uvuze izina rimwe witwa izina rimwe gusa cyangwa nuko gusa ari ryo ukunda ko wavuga gusa? Iryo zina uko ariryo mba numva nkunda cyane kubaka, niryo mba numva navuga gusa. Niryo mba numva rindimo nyine ngiye nishimira, mba numva atari ngombwa cyane kwirirwa mvuga amazina yanjye yose. None se Jackson wenda mu kuganira watangira utubwire se ubundi mu buzima busanzwe ukora iki cyangwa nabyo ntago wifuza kubivuga? Mu buzima busanzwe akazi nkora gashobora kuba gatandukanye n'akabandi bantu bakora, ariko cyane ko mbifata nk'impano kandi nkabifata nk'ikintu nkunze cyane kuko nanjye hari ibyo natekerezaga yuko bishobora kuzambaho runaka ariko simba agaciro cyane, ariko naje kubona nyine ko bishobora kuba ari impano yari inyihishemo. Akazi rero ni bagiye bavuga ko ngo mfubura sibyo, ariko bamwe ntago babyumva. Mfite uburyo mbikoramo bigiye bitandukanye kuko bifitemo amoko menshi. Ako kazi rero niko nkora. Ni ukuvuga ngo uri umupfubuzi? Bisa nkabyo. Ubwo se niba bidasa nabyo, niba uvuze ko bisa nkabyo ariko si byose? Iyo mvuze gutyo, iyo mvuze ngo ndi umupfubuzi kuko gupfubura hari uburyo bwinshi, kandi abantu bagira uburyo ubwabo nyine babyumva nyine babyakira. Rero bashobora kubyakira ukundi, ngiye hari ukundi kuntu mbyakira. Ubwo rero niyo mpamvu mvuze ngo uko byakira utubwire se uri umupfubuzi bwoko iki kutubwiye ko birimo uburyo bwinshi? Ndi umupfubuzi ni mfubura abantu bagiye igitsina gore deja. Mbese ni igitsina gore ngiye mfubura, ariko kikagira n'ingano yacyo n'uburyo bangana abo bantu nyine, ingano, imyaka bafite, indeshyo, ingano nyine, muri ubwo buryo nyine. Ubwo wowe uratoranya? Njye ndatoranya kandi abantu bameze bate? Ndatoranya kandi nanone biterwa n'ubushobozi bwawe ufite. Ushobora kuba ufite ubushobozi bukeya cyane ko ari nk'akazi, ubwo urumva haba harimo n'amafaranga, haba harimo cyane ko mba numva nishakira amafaranga. Niyo mpamvu rero ngomba kwakira nyine uje, ariko nanone muri uko kumwakira nabona ko bidashoboka nkabyihorera. Ariko iyo mbona bishoboka cyangwa hari ibyo twumvikanye, yego ndabikora cyane rwose. Nunga abantu rabapfubura rwose? Man abantu ndabapfubura rwose, iyo ngano nyengeye rwose ndabikora cyane, ariko cyane kabisa. Kuko ari byo binumva nyine mba nkunze, mba nishimiye, urumva, kandi bikaba binanyinjiriza bikama nyine uburyo ngomba kubaho. Ngo niko akazi kagutunze n'icyo ukora gusa? Cyane rwose, ku buryo nawe ubitekereje ko ufite oya niba ubishaka wowe bishaka ubyumva ko ibyo bintu bigomba kukubaho, cyangwa se byaba ku muntu runaka. Kuvuga ngo wowe nk'ukuntu nyine umukobwa avuga ati ngewe bitewe n'uko ubuzima mbona bumeze nihitiyemo kwibera indaya, ubwo ni nkaho nyine nawe buri indaya y'umugabo? Aha ngaho uvuze ntabwo ndi indaya kubera ko indaya biratandukanye. Indaya ni umuntu
ushobora kuba yiyandarika ku mihanda bingi gutya akajya ku muhanda akavuga ati n'abatiyandarika ku mihanda abantu bakajya bamuhamagara yibereye nko mu rugo umugabo akamubwira ati bimeze bite na gute bakumvikana nabyo n'uburayi. Ibyo ntago mbizi ntago genzi ko ibyo ngibyo bibaho, nzi ko Njyenda yari indaya nyine ihagarara ku muhanda igateka avuga ati cyangwa se agafata umwanzuro akavuga ati ngiye mvuye mu rugo sibyo ngiye aha n'aha, urumva nta muntu mfitanye nawe gahunda, sinzi niba ndi buze kuza kumubona mu buryo ubu ngubu n'ubu. Ubwo rero iyo yaje kumubona sibyo akaza cyangwa se wa muntu akaza kumushaka kuri ya sete cyangwa se kuri hahandi agomba kujya kubikorera sibyo akamubona, uwo nguwo witwa indaya. Ariko ngewe ntago ndiyo kuko ngewe ndahamagarwa sibyo nabo nkahamagarwa nyine nk'umuntu ugiye ku kazi sibyo deni ako kazi nkakajyaho rero. Ubwo rero iyo nkagiyeho rero muri ubwo buryo nkabona ya mafaranga nkayinjiza byitwa ko ari akazi kanjye, bitandukanye na wa muntu uva mu rugo utagize n'iyo agiye akaza kubona ku buryo nyine agomba kubikora. Mfite ibibazo nka miliyoni nabuze icyo mperaho n'icyo narangizaho, ariko mbabara urubanza umbwire wabyinjiyemo gute, wavuze ngo ubifata nk'impano gute? Uburyo nabyinjiyemo hari ntago ari umuryango wanjye cyangwa se mvuge ngo ni inshuti zindi hafi, nagiye kubona nyine bitewe n'ibyo nakoraga ku ruhande mbona mbyisanzemo, ariko uburyo nabikozemo nabonye ko byanga byakunda ari nk'imana numva. Tubwire wibigira ubwiro wenda uvuga uti nari ndahantu umumama arazaransuza cyangwa umukobwa bigenda gutya, tubwire neza muri detail. Okay, birumvikana nta koperative ihari, nta mushinga uhari w'ibyo bintu sibyo, ariko njyewe ni umuntu nyine wamfashe, twakoranaga ibijyanye n'uko n'akazi kandi nakoraga, tubona ko uwo mushinga abona ko uwo mushinga cyangwa se iki gitekerezo gishobora kuba harakinganirije, twumva birashoboka cyane. Umusore ni umukobwa ni umumama ninde wakuganirije ibyo bintu akakubwira ati rwose rero iyo nkurebye mbona rwose wa umupfubuzi mwiza? Okay, ni umumama. Ubwo iyo mpano kuva yayikubonyemo se wenda mwaryamanye byagenze gute kugira ngo aze kuguha icyo gitekerezo? Okay, ashobora kuba yarabibwiwe cyane ko nari muto, ariko nasaga nkaho nari maje gusa nkaho nyine nanjye muze imyaka yo kuba natekereza kuba natereta. Nabonaga ko iyo myaka igeze sibyo. Wari ufite imyaka ingahe? Imyaka nari mfite nayo maje kugira imyaka 21. Nari maje kugira imyaka 21. Urumva imyaka 21 nayo maje gusa nkaho nkuze ikigena, nari mfite uburenganzira bwo kuba natekereza kuba nashaka umugore bitewe n'ubushobozi, nakora ibintu runaka ariko bijyanye n'iby'umuntu kuko n'ibitekerezo biba byakuze biba byagutse. Ubwo rero iyo myaka nari ngezemo aho niho natekereje ko nshobora kuba hari ibyo nayo maje kumenya by'abantu basa nkaho bakuze, maje kubimenya nekereza kuba hari isosiyete nari ndimo yanyerekaga yuko yamaga ubushobozi bwo kuba hari abakobwa ngenda mpura nabo bashobora kuba bari muri urwo rugero cyangwa se bari hejuru yanjye, ariko byanga byakunda bari muri ya sosiyete nanjye ndimo. Byarangiye rero nanjye ntangiye kugeraho nekereza kuba hari abo nanjye naryamana nabo sibyo, kubitekereza gusa ko ntarabishyira mu bikorwa. Aho mbikoreye rero sasa numvishe mwana arindi se numvishe wara kabisa, numvishe biryoshye tu, numva ni sawa, numvishe ari sawa. Ashobora kuba ku bantu nabikoze bagera nko muri 2 hari abaganirije uwo muntu akundaga kuba ndi kumwe nawe sibyo. Mu buryo rero bamuganirijemo niyo mpamvu ashobora kuba yaraje kaninyuka akubwira ati ibintu bikoramo umushinga. Man, ibintu bikoramo umushinga tu. Kuko kubona abakiriya ba mbere wabakuye abakiriya man, iyo niba uri umustar sibyo. Akuru icyo gihe wari utaraba umustar nyine nko mu minsi ya mbere ukanga ujye ubona abantu. Rwara urugero nyine ngo haye icyo ukora nk'ubu wenda nk'ikiganiro kunkoresha gishobora kuba hari abantu bandi bari buze gutekereza kuba bari buze kukibona kandi abizi neza ko bari buze kugikurikirana.
ariko abo bantu hari ibyo bari buze kuvuga ati se uyu muntu murabashakamo abakiriya nabo oya abagabo mwe uyu musore mumurebe muvuge muti turapfuye turagowe oya ntabwo ibyo ni ubushake ibyo ni ubushake bw'umuntu ntabwo nje gusenya ingo z'abantu cyangwa se ngo nta nubwo nkeneye cyane abo bantu bubatse ntabwo mbakeneye waje kutuganiriza mu by'ukuri kuri uwo mwuga wawe ni kuri umwuga wanjye naje kuganirizaho ntabwo nkeneye uzatekereza icyo gikorwa nawe ubwo urumva afite uko azanshaka sibyo azaza nk'umukiriya ntabwo azaza mu rwego rw'uko ngo afite ngo ni umugore w'umugabo ngo ni umukobwa ngo ufite ungana gutya we azaza uje gushaka icyo aje guhaha ngaho nyibwirira wowe mbwira kimwe na nkubajije cyaho wakuye abakiriya ba mbere mu minsi ya mbere umukiriya barabwiranye njya kubona baraje barambona ntago mfite aderesi ariko iyi aderesi ntabwo ari ngombwa kwirirwa nyitangaza gusa ndabizi neza ko banshatse aderesi se wenda ahantu baza bakagusanga cyangwa umuntu muravugana wenda akavuga ati duhurira aha ni ku rubuga nguha ku mbuga nyine ku mbuga kenshi niho dukunda kuvuganira ntabwo njya nanga ama kontakiti sibyo ntabwo ariko ku imbuga nyinshi ndakeka yuko ndiho cyane ubwo rero ntabwo birashoboka cyane kuba wanshaka ukambona ndimo navuga mwavuganye byarangiye mwumvikanye n'amafaranga ubwo ni ukuvuga ngo agusanga iwawe umusanga iwe muvugana ahantu muhurira bigenda kuko mba nahamagawe akaba yanayipanze kandi nanone biterwa n'ayo mafaranga n'ubushobozi afite anjyana aho mbatekereza nahashaka kuko niwe ubishaka wambwiye yuko utoranya ngo nuko abantu baba bameze inyuma abantu utakwemera ni nk'abahe abo ukunda n'abo noneho udakunda batubwira abantu mfite ukuntu ngomba gutoranya hari nk'ubwo ngubwo ushobora kuba wubatse sibyo ushobora kuba uri umuntu mukuru wubatse waba wubatse njyewe ukaza ukabimbwira iyo ubimbwiriye ntabwo ibyo bintu biba bishobora kuba byakorwa ariko si ngombwa cyane kuba wakwirirwa uza ukabimbwira kuko ngewe mbimenye ko hari amafuti ugiye gukora hari n'amakosa ugiye gukora cyane kubera ko byanga byakunda ushobora kuza hari ibyo uje ushaka kwangiza kuri ngewe kuri wowe ndetse no ku muryango wawe ibyo rero ntabwo ngomba kubyishimira byanga byakunda ngiye mashaka wa muntu nzi ko neza byanga byakunda adafite urwo rugo kuko byahita byitwa yuko nshatse gusenya kandi ntabwo ibyo ngibyo ari byo mamaranira kuko ngiye icyo mashaka cya mbere cyo mbasha nishakira amafaranga sibyo it's my business ubwo nuvuga ngo ayo mafaranga iyo nyabonye kwa gutoranya kwanjye biba bisa nkaho natoranyije bitewe n'icyo ari cyo ubwo nameje kumenya ko iyo gahunda y'urugo yifite ubwo ntabwo yaza kandi mu cyumweru ufubura abantu bangahe mu cyumweru navuga ko cyangwa ni no ku munsi wenda baba ari na benshi ku munsi nk'ubu hashobora nk'uyu munsi hashobora kuba umunsi se muri gupfuburana muri ibi bihe bya korona koko muri ibi bihe ahubwo akazi kabuze kino cyorezo ni hatari icyorezo kiri guteza n'ibindi bibazo kuko abapfubuzi byabageze icyo birumvikana cyane ko none se umukoraho kandi gukoranaho nibyo twagize dusa nkaho turi gushaka guhagarika dejini n'inshingano ya buri muntu wese kudakoranaho kabisa iki kintu kigomba kuba mu muco nyarwanda cyangwa se muri sosiyete iyo ari yo yose gukoranaho bigahagarara ariko urumva ko byanga byakunda nyine hari ibyo byangije amafaranga nyine ubwo urumva nawe nyine agiye kubura amafaranga abakiriya noneho nawe nkubarira abakiriya ubona nko mu cyumweru cyangwa ku munsi abakiriya baraboneka njya kumva nkumva abashimishijwe nanjye njya kumva nkumva barahamagaye cyabandangiye abandi nyine wenda mbwira nko mu cyumweru ubona nka call zinga ubona nk'ibiraka bingahe mu cyumweru kumamagara baramamagara cyane ariko n'igihe bamamagara ntahari hari ibyo ndimo bisa nkabyo ubwo rero kumamagara gutyo nawe natangiye ndi mu kazi ntago
ntabwo mpfa guhita mboneka ubwo ngubwo nyine buri buze gutegereza nkaza kuboneka. icyo kibazo kuri kugikwepa mbwira ubona nk'abantu bangaye mu cyumweru upfubura abantu bangaye mu cyumweru mu yandi magambo? Bashobora muri iki gihe ntabwo ndi guteganya nyine ntabwo nabubwira umubare kuko ni benshi ndetse ni benshi. Ukurikira mu mafaranga angahe? Amafaranga turumvikana nyakubwiye ubwo nyine urumva ko byaba bisa nkaho nawe uri gushaka kugira ngo tubiganireho kandi bitabikurimo. Ubwo nyine iyo ubishaka uraza ukambwira tukabiganiramo. Ni ibanga ryawe hagati yawe n'abakiriya bawe? Hagati yanjye n'uje kunshaka nyine kuko nshobora kumubwira bitewe n'uko ameze, nshobora no kumubwira menshi cyangwa kumubwira makeya bitewe n'uburyo twabashije kuganira cyangwa n'aho njyanye cyangwa njyaho mujyanye. Okay, banza umbwire nakubajije n'ikindi kijyanye no kuvuga ngo abagore utajya wemerera ukuyemo ya mpamvu wavuze yuko wenda ngo abubatse ni iki nk'abandi wenda uvuga uti gese nkunda umuntu umeze gutya na gutya bitari ibyo biye. Birumvikana imyaka yanjye iracyari mikeya, birumvikana ko byanga byakunda ugomba kuba usa nkaho nawe ufitemo ubwiza runaka, ugomba kuba nawe ukeye nyine nawe birumvikana. Ntabwo kandi nyine ufite ya suku turi gushaka mu gihugu cyacu bigaragara nyine biri kugaragara buri muntu wese. Naye ntabwo nagenda ngo mfate umuntu wese upfe kubona aho ngaho. Ushobora no kuza rego ushobora kuza uriya ndaya nyine wavugaga wiyorobetse mu by'ukuri kandi ibyo ntabwo ari byo. nanjye ntabwo mba nshaka abantu bajya kumera gutya. Naye mashaka nyine wa muntu ugaragara neza tu. Ufite imyaka ingahe se? Imyaka iyo uza kuza kumbaza igihe mbimazemo n'imyaka nakubwiye nabitangiriye uba wabimenya ariko ntabwo ndibuze kwikubwira. Nta kibazo ariko wenda ntabwo urengeje imyaka 25. 25 naba mbivuze. Mvuze ko nyirengeje nkavuga ko ndi munsi yayo nabo byasa nkaho nyivuze. Uko bimeze kose uracyari mutoya. Wumva ibi bintu koko ari bwo buzima bwawe ari cyo kintu wahisemo gukoresha ubuzima bwawe? Ntabwo ndi mutoya. Iyo myaka ushaka kuvuga ko ari mikeya sibyo, ariko ishobora gutuma ntekereza neza. Rero iyo myaka ngiye mfite ituma nshobora gutekereza neza nkifatira umwanzuro sibyo, nkifatira umwanzuro mani. Iyo buriya amafaranga ashobora gutuma utekereza neza. Nanone amafaranga agugeza ku kindi kintu, akugira umuntu nyine umuntu ugomba gufata umwanzuro runaka. Ubwo rero niba nanjye ko ngenda mbona udufaranga niko ngenda nanjye hari ibyo ngenda nekereza nagura muri bya bikorwa byanjye, cyane ko ejo n'ejo bundi ushaka kujya kumva nabiretse. Ukajya gukora iki? Amafaranga naba nakuye muri ibyo ashaka kunshyira muri indi business runaka, kuko nshobora gusanga hari ibyo ntabwo nari nzi ko nyiri muto ibyo bintu bizambaho. Se nta muntu wari wagenda ari ikiraka nyine ugiyemo n'iki hanyuma ukazahura n'umugabo akaguhonda? Kandi nakubwiye yuko ntabikora nzi ko ufite umugabo. None se urumva ntabwo ujya kubanza ngo ukore iperereza? Iyo ubonye umuntu ashobora kukubwira ko nta mugabo afite kandi amufite, ubu nta mugabo uragutikura akabisanga guhonda akubwira ati wa muhungu we n'ikindi gihe. Mfite aderesi ihagije cyane yuko ibyo bintu bitashoboka. Dore nk'ubu ngubu barakubonye noneho kuri TV uza kubonana n'umugore we. Mani ni benshi, ntabwo ari njye njyenyine. Byanga byakura ntabwo ari njye njyenyine kuko ndabizi neza yuko hashobora kuba hari abandi wenda bahari. Kuko none se ari njye njyenyine, ndamutse ari njye njyenyine abenshi bose nazambabona kuko hari abo nabonaga ntakibona. Bagiye he? Barabadiye. Bagiye boya nako babadiye. Bafite ahantu bagiye byanga byakunda hari undi wabatwaye. Kuko byishoko ntabwo ari njye njyenyine hari tu. Ntabwo byanga byakunda hari aho bagomba kuba bagiye. Abo nabuze kandi nzi ko bajyaga baza bari abakiriya banjye n'ababuze, ubwo hari uwabatwaye rero ntabwo ari uvuga ngo barabadishya. Namwe abapfuzi mushaka kudihana namwe mukarwana murimo mupfa nk'umudamu w'umukiri? Ntabwo bishoboka, ntabwo twadihana kuko umudamu uwo muntu ubwe yihitira amashaka.
ariko nyine bibaho n'indaya zirarwana bakavuga ati wantwariye umugabo ubwo namwe ntiharegeye murwana induru kavuga murimo murwanira umugore ntago izo ni indaya twe ntago turi indaya muri indaya z'abagabo mubyemere oya gerago ese nimuryamana n'abantu kugira ngo mubone amafaranga ubundi indaya n'umuntu uryamana n'abantu kugira ngo abone amafaranga sinzi ukuntu twatangiye bari kuza kubyumva gupfubura harimo ibintu byinshi ushobora no gusanga atari ukuryama hari nk'iki ari ukumuganiriza se ushobora kuba ari no kugira hari ibitekerezo ashobora kuba afite bitari byiza nanjye nkabihindura bikitwa ko ari unamupfubuye gutyo tu oya urimo urashaka kubyoroshya oya biroroshye n'ubundi ni ubwo buryo harimo ni ukuvuga ngo naza we uwaje uwo nguwo naza nzamubwira uko bizagenda ashobora kuba hari iryo jambo gupfubura ni nko guhindura gukosora sibyo ni nko gukosora abantu babyumva ni nko gukosora sibyo ibidakosotse bitarakosoka neza sibyo niyo mpamvu rero byitwa ngo ni gupfubura ubwo rero gukosora ashobora kuba afite amakosa menshi sibyo ahubwo ushobora kuvuga ati niba ari uko nguko n'abagabo bazi sibyo nabo ukabakosora kuko ndakeka yuko abagore atari bo bagira ibibazo byinshi n'abagabo urabapfubura njye noneho sasa niyumvisha ko njye ari abagore ngomba gukemura ibyo bibazo bafite niba hari ibyo baba mu mutwe bitagenda neza nkabikosora niba mu buzima busanzwe hari ibyo bitagenda neza nkabikosora niba ari nuko gutekereza kuryamana nyine ubwo nyine nuko nguko niko yabishatse nanjye ubwo nabishatse niba bitandimo ntabwo bishoboka nizihe mbogamizi ziba muri aka kazi kawe imbogamizi za mbere urumva n'icyorezo twamaze kugeramo urumva imbogamizi ya mbere yabonetse n'iyo ngiyo nyine ubwo nyine iyo babuze niyo mbogamizi nyine cyangwa iyo mutumvikanye cyangwa ubushobozi bwe bwabuze mujya mupfa amafaranga yego ko mana nyagasani ibyo cyane rwose uranyishyura cyangwa ntabwo unyishyura amada nabwo ati njyewe mfite ndashaka amafaranga yanaye cyane ko uko kumukosora mu mutwe cyangwa se mu bindi bibazo byose afite ubwo ngubwo iyo biramutse tutabyumvikanye aragenda ahubwo ashobora kuba baca amafaranga menshi wenda runaka bikaba ari byo bituma bajya ahandi kandi rero ndabitekereza ko byakunda hari ahandi hantu bajya ariko ntazi kuko ntabwo ari sinjye musore njyenyine deje unahari hari abazi ukabona ntibagarutse cyane rwose cyangwa baza kwipfubuza n'undi nawe bagasanga nawe n'undi urongera urabapfubira byashoboka cyane byashoboka nabyo ntabwo bizi neza ariko ibyo nabyo birashoboka ariko nzi ko mfite experience cyane yo kubona ubwo bushobozi nshobora kuba nizera ko mbufite ubwo bushobozi kabisa ndumva njye mbwiyumvamo ko ntakora iryo kosa ryo kugukosora nabi kabisa ese ubwo uba wumva ejo hazaza hawe ari ahahe uba wumva uzagera ukabivamo uba wumva uzageraho ugakomeza ahubwo noneho ukabikomeza ukaba umuprofesiyoneri uba wumva mbese uteganya iki aho binganisha ahantu biri kunganisha ndi kubona ko ntago ndi guhomba sibyo ntago ndi guhomba ndi kubona amafaranga sibyo amafaranga ndi kubona rero hari ibintu byinshi ari kugenda nyemurira kuba rero ari kubikemura sibyo ibyo umaze kugeraho ibyo umaze kugeraho bisa nkaho ari byinshi ni byinshi hari imishinga ndi gupanga narategura neza ariko iyo mishinga ndi gupanga sibyo ntabwo ubushobozi buraboneka neza cyane nk'uko mbyifuza nibumara kuboneka nk'uko mbyifuza birashoboka cyane ko nshobora kubihagarika cyangwa bikomeza bitewe n'abo bakiriya nzaba nyibona kandi bucya bwitwa ejo ntabwo wamenya ngo ejo bimeze gute sibyo ejo nimbona yuko hari icyo nungutse ubwo nyine nshobora kubihagarika cyane ntabwo namenya ngo bimeze gute gusa nanjye mba numva byanga byakunda mbese ko niba amafaranga menshi ngiye nshobora kubikomeza cyangwa byihorera wowe mbese bitazagutera umwaka utazantera umwaka nta mwaka ubaho umwaka niyo wavuga ngo ubaho akenshi ubwo waravukanye kandi ndabona mu gihe imyaka ngezemo ubu ngubu nta mwaka ndagira
nta mwaka ndagira ku buryo navuga ngo wenda niba unahari uzaza nuko byateganyijwe nyine kuko nanjye ndi muto ntago mvuka ntago nari ibyo bintu ntago nzi ko bizabaho. Ufite ababyeyi se? Ababyeyi kubera icyo bimbajije ubwo nyine banza nsubire. ababyeyi banjye bashobora kuba bahari cyangwa badahari ntabwo ibyo nabikubwira kuko nanjye nakubwira. Reka tuvuge muri rusange abantu bo mu muryango wawe bakira gutaka akazi ukora, niba ari akazi uvuga uti niko kazi nkora niko kantunze, ukaba wanatinyuka kuza kuri kamera ukavuga uti igihe ibi nibyo bintunze ndi umupfubuzi, abantu bakuri hafi bo mu muryango wawe babyakira bate cyangwa nabyo bazi? Ntabyo bazi. Ubu bagiye kubimenya rero. Niba bimenya bazabyakira uko babishaka. Uko babishaka ariko uko babitekereza ariko bazabyakira. Ndabizi bishobora kuzaba iyambogamizi bambwiraga, bishobora kuba na yambogamizi, ariko man ibyo ni ibyanjye ku giti cyanjye, sibyo? Nawe mbwiye ati gwino bimushishikarize ngo naze abikore nk'uko ngomba kubikora. Ibyo ni ku giti cyanjye, niko njye imyumvire yanjye igomba kuma, kuko nibyo bima amafaranga. None sinzakora ikitazama amafaranga kandi nshaka amafaranga. Icyo ni ikindi kintu wakora na kimwe. Okay, ntago niyumvisha ko nshaka guterura itafari. Urumva? Ntago ngiye nshaka guterura itafari, sibyo? Ntago ngiye nshaka kuba umujura. Ntago ushaka no kuba umukarani? Ntago mbishaka. Nta nubwo nshaka gukora icyo numva ngiye ntashaka. Ahubwo ikibazo gishaka kuvuka nuko byabiba hari abo bibangamiye. Nanjye sinshaka ibibangamiye abantu. Ngewe ubwanjye nibimbangamira ku giti cyanjye, cyangwa ndabizi neza yuko ntago nzatuma hari uwo bibangamira kuko nta n'uwo mbishishikariza. Ibyo ni ibyo ku giti cyanjye njyenyine. Ubishaka nyine ubushake bwe bitewe n'ubushobozi afite n'uburyo yabyakiriye, mba nabivuze se, cyangwa se n'uburyo nyine yabishatsemo n'uburyo babibwiranye, abo ngabo azaze tu. Ubwo niba nyine hanze y'akazi urumva ibyo ni akazi, ni ibintu ukora nk'akazi. Ugira umukunzi hanze y'ibyo ngibyo? Hanze amufite, akaba abizi ko ari ibyo ngibyo ukora. Nago arakijijwe. Ntabwo ibintu by'amasosho media akunda kubigendaho cyane. Ntabwo akunda kubigendaho cyane, ntabyazi muri make. Kereka niya umwanga umwihishemo. Ntabwo abiha umwanya. Erega aravuga gukosora gupfubura birimo ibintu byinshi. Birimo ibintu byinshi. Ntabwo natagaje kari kuryamana n'umugore runaka. Ntabwo navuze ko harimo ibintu byinshi. Ubwo ubishaka azaze nzabimubwira. Nyine iyo mvuze gutyo numfubuze tumva ko ari ukuryamana, gupfubura no gukosora mane. Uzabishaka nyine azaze nzabimubwira gupfura uko ariko. Nzamusobanurira. Uramutse ubyaye nk'umwana w'umuhungu kera warabyaye ukaba ufite umwana w'umuhungu akavuga ati rero papa ndi umupfubuzi, wabyakira ute? Ni umupfubuzi. Gupfubura kwe ntago ndamubyara nyine, nimubyara ubwo niho nimubyara nyine aramutse ambwiye nyine abimbwiye ibyo bintu, ntago mbyimagina ko ntago ndamubyara. Nimara kumubyara nyine ubwo niho akabimbwira, ubwo mfite ko nzamusubiza. Wowe tuntu kubaho uyu munsi, ibyejo ntago ubitekereza? Man, ejo ntago ndi guteganya gutera inda. N'uwo musheri wanjye ntago ari kubiteganya kwakira iyo nda kuko afite ibyo arimo arakora agomba kugera. Urashaka umugore? Umugore ntago ndashaka umugore kandi umva afite umusheri. Afite umusheri, ntago ndashaka umugore. Ariko urabiteganya ko umunsi umwe uzamushaka? Ni uguteganya, ndi kubiteganya nyine ariko ntago birabo. Ntago ndavuga ati ni uku niko kuri nyine ni gutya na gutya. Heza rega n'uwo musheri ushaka kuva ejo twatandukanye. Shakuma ngo twatandukanye ko simbyifuza. Ndumva bitoroshye.
ngaho rero wenda agira ikintu ubwira abantu bagukurikiye ugira icyo babwira ntazi icyo ari abantu bangurikiye sinzi niba ari inama nabagira ariko icyo inama wenda nk'inama nabagira ngewe ni uko bagomba gushyira ku mutima ku kintu bakunze sibyo ariko nanjye nta nama mbagiriye yo kuba bakora ibyo nanjye nkora bo nyine bitekerezeho nabo n'abantu bakuru ibyo nyine ubu bumva bashaka bazajya babikora nk'uko babishaka. Ikibi ni ukuba hari uwo byabangamira cyangwa bikagira sosiyete byica cyangwa bikaba byakwangiza igihugu sibyo ariko biramutse bitarimo amafuti man bagomba kubikora. Hari akabazo nibagiye kukubaza abantu bakugana abenshi bakubwira ko ikibazo bafite ari ikihe ko urumva niba bavuze ko bakosora bakubwira ibyagoramye ugomba kugorora abantu wakira kenshi nabo bafite ibibazo bimeze bite? Ibibazo nkunda kwakira cyane akenshi bakunda kuza barakaye bigasaba yuko noneho ngewe hari mbashimisha mu mutwe. Barakajwe n'iki? Kenshi bavuga ko nyine barakaye hari ibitagenda neza kuri bo nyine ubwo ibyo bitagenda neza rero arabimbwira nkabasha kubikemura nkamushimisha mu mutwe akabasha kugenda ari ku murongo. Bivuze ngo rero ibyo bintu tubiganire yaje kereka niba nawe bifite ibyo bibazo ukaza nkabikukemurira niwe nta bibazo ufite sawa rero aho bifite rero nibaza nzabibakemurira nziko kandi atari bibi. Ndabashimiye cyane rero ko mwakurikiranye iki kiganiro nagiranye n'uno musore w'umupfubuzi mwumvise uko ibintu bimeze nta kintu mfite nabivugaho ubwo namwe muradusangiza ibitekerezo mu mwanya wa comments. Abafite abagore banyu mujye mubacunga nubona uturanye n'uno mutipe muri quartier nuko ucungira hafi rero ndabashimiye cyane naho ubutaha.